ni igitutu gikomeye cyakomeje kugenda gishyirwa ku bakuru b'amadini ndetse n'amatorero, aho amadini yamwe yatangiye kugenda afunga imiryango byihuse, ababyanze bagafungirwa ku ngufu, ndetse abandi basengeraga ahantu hagiye hatandukanye mu buvumo bagakurwamo ku ngufu, ndetse abasengera mu butayu bo bakabasha kubuzwa ndetse no kongera kwangirwa kuba bateranira aho bari basanzwe basengera, ndetse abapasitori bakabuzwa kongera kuba bakoresha inama cyangwa se ibindi birori bigiye bitandukanye ku nsengero zimwe na zimwe, dore ko zimwe byamaze kwanzurwa ko zigomba kuba zakurwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, zigasenwa burundu, ayo madini ntakongere kuba yasenga ukundi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ngo kiretse ngo nashakira ahandi ajya gusengera, haba mu bindi bihugu byo hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ku mugabane. Ariko ayo madini bikaba byaranzuwe na leta y'u Rwanda ko aya madini atazongera kuba yasengera hano ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Itegeko ryasohotse muri Minaroke, Minisiteri y'Ubuzima, ari nako yahise iryungamo ivuga ko iri tegeko rigomba gushigikirwa. Itegeko rero ryasohotse muri Minaroke, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, ryavuze ko amadini agera kuri 300 asagaho agomba kuba yasenwa hano ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu bikomeje kugenda bihembera umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'amadini ndetse n'abakuru b'amatorero, dore ko hano mu madini ndetse n'abakuru b'amatorero harimo abagabo bakimaze rwose, usanga baraguye ibifu, abandi bafite ibikorwa bigiye bitandukanye, byaba ibikorwa remezo ndetse n'imitungo igiye itandukanye, kubera utwo dufaranga bagenda basarura muri rubanda rugufiya, ndetse bakagenda babakandamiza bikomeye muri rubanda rugufi rudafite aho rwishikira. Ibintu rero byatumye Perezida Paul Kagame nawe ahaguruka agira icyo yabivugaho, aho yagiye avuga ko ibi ngibi byo gufunga amadini n'amatorero abiziho cyane, ndetse atari icyemezo cyatunguranye, kugeza ubwo yavuze ko ndetse bagomba kuba badadira n'andi basigaje, hakabasha kubahirizwa bimwe mu byo bagiye bashyira hanze, dore ko hagiye hanze amabwiriza agenga amadini n'amatorero ko agomba kuba afite ibisabwa, amaparikingi, amasawundi purufu ndetse n'ibindi. Ibintu rero bidakomeje kugenda bivugwaho rumwe hagati n'abakuru b'amadini ndetse n'abayobozi, aho abapasiteri cyangwa se icyo twakwita nk'abashumba ndetse n'abashehe muri rusange bavuga ko bafashwe ku nda na leta, dore ko hari n'abavuga ko ibi ngibi ari wo mwuga wari usanzwe ubatunga. Ibintu bigenda bikomezwa kwibazwaho n'abantu bagiye batandukanye, niba umuntu yifata agatungwa n'abaturage kandi nta kintu ashora, ari nabyo byahagurukije abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakavuga ko ibi ngibi bisa n'ubutekamutwe. Abantu bagakwiye kuyobora amadini ariko bafite ikindi kintu cyo barimo gukora, kugira ngo badakomeza guhonyora no kunyunyusa imitungo ya bene rubanda rugufiya. Ariko ikituzanye nta kindi ni ugusesengura byimbitse iki cyemezo cyafashwe na leta y'u Rwanda mu buryo bwa diplomasi, tukarebera kure ese amahanga, bimwe mu bihugu bisanzwe bidafitanye umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'ibyo bihugu hagaze ute, aho nk'abanyamakuru bamwe bandikira ku rubuga rwa YouTube, bamwe bica politike y'igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko kugeza ubu ngubu amakuru akagenda yibanda ku bantu cyangwa se ku bayobozi bagiye batandukanye, kari bo bashobora kuba ngo bihishe inyuma y'iki cyemezo cyangwa se iki kibazo cyo kuba hafungwa aya madini yose mu gihugu cy'u Rwanda. Anari byo byakomeje kugenda bikurura umwuka mubi mu bayobozi, ndetse n'uyu nguyu papa akaba yaje kuba yabyivangamo. Byagenze gute rero? Ni nako papa nawe yahise amenya ibi ngibi, abasha kuba yakandikira urwandiko Perezida Paul Kagame amubwira ko ibi ngibi bitashoboka habe na gatoya, ku Imana itapfa kubyemera gutyo gusa ngo habure insigamigani cyangwa se ikintu twakwita nko kuba yabona ikimenyetso kigaragaza ko ibyo yakoze atari byo. Andi makuru akagenda avugwa ko ngo papa ngashobora kuba yaje mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ngashobora kuba yapfuye, ibintu abantu
gakwiye kugenda bagaragaza, kubera ko papa ntago yigeze aza mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo ni ibinyoma cyangwa se ibihuha bigenda bihuhwiswa ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu papa abagiye bavuga ko ashobora kuba yapfuye. Ni ba bantu nyine bakora ku rubuga rwa YouTube bagenda bishakira views mu buryo bugiye butandukanye, nk'uko urimo kubibona papa bakagenda bamushyiraho ikimenyetso cy'uko yapfuye, cyangwa se bakavuga ko aje mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe batangiye kugenda bavuga amabaruwa ndetse n'amabarwa papa ashobora kuba ngo yandikiye Perezida Paul Kagame, ibintu bidashoboka habe na gatoya, kuko perezida cyangwa se reka tuvuge leta cyangwa se perezidanse ya Vatikani i Roma, aho papa asanzwe aba, kugeza ubu ngubu itagipfa gusohora itangazo ritasinyweho na papa. Kandi ikindi twababwira ni uko mugomba kumenya ko papa uhari kugeza ubu ngubu atajya akunda kwivanga mu by'amadini, ahubwo we aba ashingiye ku kintu kimwe, kuba yagarura amahoro ndetse akabasha kuwusengera abantu bagiye batandukanye, haba mu kubafasha mu buryo bwo gukira uburwayi cyangwa se mu buryo bwo kuba babona amahoro. Ariko abantu bo bagiye bandika ko papa ari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se yapfuye, twababwira ko ari ibinyoma, kuko amakuru dukesha urubuga Vatican National Poll biravuga ko kugeza ubu ngubu papa nta kibazo afite, ndetse ko ari guteganya kugira urugendo muri Suwede, aho bivugwa ko akeka ko hashobora kuba hatangira imyaduko y'intambara. Intambara yavuye mu Burusiya kugeza ubu ngubu ikaba itangiye kwataka n'ibihugu bigiye bitandukanye baturanye mu bitero bigiye bitandukanye Uburusiya bugenda butera Ukraine. Ndabakunda cyane, nitwa Sinde nkabo Fred, amakuru yo nakagaruka, ciao.